waramutse neza Bwakeye namahoro ubu ngubu ugiye kuganira na televiziyo bita Iwacu Mungo TV ugeze yumva na rimwe njya nyumva cyane kuri YouTube inshuti zanjye zijya ziyimbwira ariko nanjye nari ntarasobanukirwa ni bande ni twebwe twahigereye dukorera ku mbuga nkoranyambaga ya YouTube nico na YouTube dushiraho amakuru ibibera mu ngo iwacu niyo mpamvu natwe twiyemeje tukagusanga hano ndabona ari komeze neza urebeye inyuma nta kibazo muri make kumera neza biba bitandukanye ufite n'amadrede menye ufite amafaranga drede ntivuze amafaranga drede ikintu ivuze muri makeya ushobora kuba warakunze style y'undi muntu ukavuga ati nangira style nshobora kuba nayigira gute nayiforoma nanjye nkareba yuko nanjye nabona yuko yambera okay ako ndabona umeze neza rwose nta kibazo kumera neza komeze neza pe none se ko mbona aya masaha 3:43 wicaye ngaha kutagiye mu kazi okay nari mfite urugendo rwo kujya kureba inshuti yanjye ibe yakandangira n'ubu muje murareba yuko nari niteguye nk'umuntu ugiye ariko kubw'umwanya wanyu ntabwo nawo bima n'ubundi ndagenda ku kazi ndebe yuko ndi bwakabone ariko akazi karabuze ni ukuvuga ngo ubusanzwe n'akazi wari ufite ubusanzwe muri make nta kazi nari mfite uri muri gahunda zo gushaka akazi nagiye ndepoza buri hamwe hose ariko ubwo ngubwo kuba udafite akazi ubwo bayeho gute koko muri ubu buzima okay ntabwo nshobora kuba narabayeho ntisevinga nshobora kuba kuri ka saving gashya nari mfite ngerageza kuba nka control nkagatwara gahoro gahoro kakansunika kakangeza ejo ariko noneho ndi kubona birimo bigenda bisa nk'ibyanga nta kuntu waryo udasubizaho ndabyumva none se nk'ubu koko nk'umuntu w'umusore wicaye aya masaha nakaza afite kandi bavuga ko buriya umugabo utagira ikimuzindura azindurwa n'ubusa urumva ni ukuvuga ngo nk'umuntu atari wowe nk'umusore mugenzi wawe ashobora kuba uturanye waho inyuma cyangwa ari imbere ubyuka wicaye nka gutyo nani cyo natekereza wowe wamubwira iki wowe icyo namubwira nuko mu buzima buriya ntago kwicara ngo utegereze nk'umwana ari byiza icyo ugomba gukora nk'umuntu mukuru ugomba gushakisha impande zose byibura ukareba aho watandukana na wa mwana ukishyurirwa ishuri nawe muri ubwo buzima ubayemo nk'inzu uba wishyura ndetse n'iyo utaba wishyura inzu izo style ubuzikeneye yes hari ikintu bitango twese byara irindirimba ariko ya Bruce Melody ngo twese byaranze nawe byaranze aya ntabwo navuga ko byanze kuko iyo mbonye bukeye shima Imana kandi nuwo ngo byanze ntago byanze kimwe nkuko je navuga ngo byaranze okay nshobora kukubwira ngo giye ngo kujya hanze byaranze nakambwiye ati gushaka akazi byaranze abo bantu urumva baba batandukanye ariko se nk'abantu nk'abakoresha cyangwa se abantu batanga akazi hari ikintu bakunze kubashinja cy'ikimenyane icyene wabo icyo kintu nago kigeze kikubangamira cyangwa ugize uhura nacyo abantu batanga akazi rero buriya ntago icyene wabo cyabura ariko nubwo kibaho si bose bafite umutima wo kuvuga ngo twe gufasha nabandi kuko ufasha umuturanyi udakoresheje icyene wanyu bikabafasha mwese muri rusange no kuba umwe muri mwebwe ahorana amahoro none se ngubu nk'umuntu aramutse aguhaye chance yo kuba nk'umuntu urekrita abakozi urane nk'iki wagenderaho kuri experience yawe y'ubushomeri umazemo iminsi kuri experience yanjye mazemo y'ubushomeri nuko jewe ntawe nakwimakazi nkurikije uko ameze ahubwo akazi naba mfite cyangwa akazi kaba gashoboka kari hafi nuko je nakamwinjizamo akabasha kugira icyo abona kikamufasha nejo akaba yabasha kuba yabwira n'undi iti uriya niwe wanyoboye ndakumva cyane ubu ngubu umaze kugira imyaka ingahe okay ubu ngubu mu myaka ndimo ngize 27 ubu nana gahunda ujye utekereza yo kuba wakenera umufasha cyangwa se kuri gahunda n'izo ngizo cyane rwose kuko nanjye ntago nifuza kuba nabandi umusore ndige nyine arega uri umusore uri nka wenyine ugerageza kuba wareba umuntu wabaza ugasanga n'ubundi wo wakabajije arakubwira ati oya ngewe manshaka wa wundi ufite urugo byibura utanatoroka urugo rwe ngagiri yaje
ubu se koko kugira ngo umuntu ugire icyo cyifuzo icyo gitekerezo bure kugira ngo uwo muhuza kandi n'ubu buzima urimo bw'ubushomeri ntabwo byagorana. Byagorana kumva yuko tudashobora kuba twafashanya, ariko kumva yuko ubuzima nawe ashobora kuba hari icyo abuziho tugomba kuba twafatanya. Ntago nanjye nzahora mu bushomeri, nta nubwo ari igihe kinini ndi mu bushomeri bikabije, ariko igihe icyo ari cyo cyose nifuza kuba nagira uwo mbwira ati twaba inshuti. Ubuzima ni gatebe gatoki burahinduka. Ubwo nawe ufite icyizere yuko ejo n'ejo bundi wenda byahinduka cyane. Numva yuko nanjye ejo nzagenda muri iyo modoka imeze neza. Izo Nissan Patrol sizo nifuza, ariko nifuza byibura kuzaba nanjye ndi mu rugero byibura ruvuga ati uyu muntu ashobora kugukura ahangaka kugeza ahandi. Hari abantu usanga barashyize nka point cyangwa se akadomo ku buzima bwabo, barabaye iherezo ry'iteka bitewe n'ubuzima baciyemo ubwo bakuriyemo n'ubwo barimo bongo, ndetse benshi bakavuga ko yewe nani Imana ibaho kugira ngo wenda agire icyo yabasayidira. N'abantu batabizera ugasanga umuntu abayeho we ku giti cye, abayeho nk'umuntu uri aho ngaho, mbese nk'ikintu cy'igiti giteye aho ngaho bitewe n'ibibazo yagiye anyuramo. Nk'uwo muntu wamubwira iki? Ikintu namufasha, namubwira yegere bagenzi be, yegere urubyiruko, yegere na ba bandi bakuru yakuza asanga, na ba bandi batoya mbese abona binjiye mu gihe cy'akazi atarakinjiramo. Agerageza babaze, nagerageza kuba nama ndi kumwe namwe, cyangwa se mwamfasha mukanshakira nk'ahantu cyangwa nk'umuntu twaba turi kumwe kugira ngo nanjye mbashe kuba ntari mu bwigunge. Aho ubwo ni nk'ubwigunge. Jye simbivuga yuko kuko utari kumwe na bagenzi bawe ukaba uri wenyine, ubwo ni ubwigunge. Njye nk'ungu iyo mubonye ikintu mukorera ni ukumushishikariza kwegera bagenzi be, nkamushishikariza kuba yashaka akazi ako ariko kose atagombereye ngo karamvuna cyangwa karoroshye. Nta kazi k'umunyagara kabaho. Hari ikintu njya ntekereza, ariko sinzi nimba ari imitekerereze yanjye iri hasi. Njya ntekereza ni nk'ubu ngubu urabona habe amakoperative y'abamotari, amakoperative agiye atandukanye. Nta kuntu buri haba koperative y'abashomeri. Ese nkibaza iyo koperative ibayeho, iyo koperative ni gute yatera imbere? Just iyo koperative ishobora gutera imbere kubera yuko mwese mwabyiyumvisemo mukavuga ati twebwe nk'abashomeri 50 ku cyumweru tugomba kuyahuza. Mubaye muri abantu 100, nubwo mwadesa, nubwo mwakuyongera mukagera mu 1000, nta mushomeri uzongera kubabamo. Statistique mibare igaragaza ko mu Rwanda abantu benshi ari abantu badakora. Yani ko statistique ivuga. Nukubera iki mu Rwanda umubare munini w'abantu ari abantu badakora? Siko bose bakora imirimo y'amaboko yihuse, ariko hari abakoresha internet akaba atashoma, ukaba wowe uzamubona buri kimwe cyose azakenera azakigeraho, ariko noneho ugasanga arabarirwa muri wa mubare w'abadafite akazi, kuko ntago bigize bakoresha ryabarura ryo kuvuga ngo afite akaye kazi. Birumvikana cyane. Ano kuvuga ngo ikibazo cy'akazi, akazi niko kadutunze, akazi tubaho kubera dufite akazi, niko byose. Nk'umuntu umaze igihe, wambye ko umaze igihe ariko ntago ari kinini cyane mu bushomeri, ariko hari experience mbi ndimo ndavuga experience mbi umaje kubonamo. Ni nk'ihe experience mbi wabonye muri icyo gihe? Experience mbi nabonye nuko ujya usanga inshuro nyinshi nk'urubyiruko nkanjye nihereyeho, sinshobora kuvuga undi kuko nanjye ngo mpari ngo ntazabyitirirwa. Oya, njyema nshaka kugira ngo ngendane n'urubyiruko kandi ngendane na buri umwe wese turi kumwe. Gushaka akazi ni ibintu byiza cyane, ukaba utakwizera yuko jewe nzarya ari uko nibye telefone ya mugenzi wanjye, kandi nta nubwo nzaza kwa mugenzi wanjye ngo nje guhemuka ngo nuko ndi mu bushomeri. Mfite kuza jye ahubwo kugira ngo mpemuke kuri wa mugenzi wanjye, nkaza nkamubwira ati kano kanya nta giciro cyaye cyuko mpagaze, nta mafaranga mfite, ariko by mistake njibeshyeho, ndagusabye uno munsi ntacyo kurya mfite.